noneho ese byibuze nyuma y'uko umubyeyi wari wagusangije buriya buhamya ndetse bikanaba ngombwa ko nabusangiza abantu benshi kugira ngo abeho ku mutima kugira ngo abone ibitekerezo ari ikintu byamumariye cyane rwose yarishimye we nta nubwo akiremerewe cyane nk'ukuntu byari bimeze mbere gusa yirirwa pasiteri none kuki yavuze se abarokore ahubwo abo bantu ntibampimbire ngewe navuze pasiteri nk'uko nabwiwe nyine ko nawe yitambuye kuri uwo mudamu amubwira ko ari pasiteri. Ikindi rero cyo kuvuga ngo naje kuvuga iby'abandi usibye abakirisitu oya ntabwo nsebya abakirisitu pe abakirisitu turabana abakirisitu twabavukiyemo abakirisitu ni bene wacu abakirisitu ni abavandimwe abakirisitu ntabwo ngiye naza kubasebya ariko se usibye wenda abantu basubiza batatekereje ni ubwa mbere baba bumvise ikibazo nk'icyo ngicyo koko ikiganiro kigiye hanze wenda ni umubyeyi yarabohotse ariko umutware ntabwo aramenya uko bimeze nuko aracyari muri rwa rungabangaba urutekereza ko azakurikiraho iki nibyo nahoze nkubwirana mbere twe dufite iyindi gahunda nagize amahirwe mu kiganiro natanze bifite akamaro mu kiganiro natanze nabonye abamama babiri b'inshuti bamaze kuba babiri harimo muri Burundi harimo n'undi uri mu Rwanda. Reka twongere tubasuhuze cyane mwese mudukurikiye muri kano kanya twizera ko mukomeje kugubwa neza mu by'ukuri n'ibyo mba mbifuriza umunsi ku wundi ndetse nongeye gwikaza abantu bose bari mu bice bitandukanye by'isi abari mu Rwanda hakurya y'u Rwanda mwese mudukurikira ndetse munaduha n'ibitekerezo bitandukanye kuri Iris TV turabashimiye cyane ni Jado tuyishime mugiye kubana uyu munsi nkuko tumaze no kumenyerana nkubwira ko kandi ushobora no kujya wadusura kuri website yacu ariyo iris.rw ukazajya ureba zimwe mu nkuru tuba twanditse ndetse ukajya ukurikirana n'ibiganiro byacu bya buri munsi hano kuri Iris TV nyuma yo kuba wamara gukanda subscribe aho hasi mu magambo atukura. Aka kanya rero nk'uko mubibona turi kumwe n'umutumirwa wacu uyu munsi ariko ntago ari mushyashya ahubwo ni umutumirwa tumenyeranye tukaba noneho uyu munsi twafashe urugendo tukamusura aho akorera aho n'ahandi ni muri chic ndabona ni muri chic winjiye hano hafi ya MTN ari ahantu hari inzu hano ku restaurant abazungu bakunze kuba bicayeho bariramo ikinjira kwigira imbere gatoya uhita wabona ahantu hari ibi ngira ngo ni abacuruza imyenda aza kutwibwirira mu buryo burambuye araturangira gusa intego ya makuru yatumye tumusura uyu munsi turaza kwibabwira mu kanya reka tubanze tumuramutse twumva uko yaramutse. Baramutse neza urakomeye n'abakunzi ba Iris TV nabo turabasura. Yes situzi ngandi abandi aho bari ngo ni sangahe ariko uyu munsi tugusuye mu gitondo cya kare ukigera mu kazi kugira ngo tubanze tuganire ariko abari mu masaha nimugoroba nabo ubwo nyine bihangane. Hanyuma umeze neza? Meze neza nta kibazo. Biragaragara. Ndashimira Imana. Okay. Anani byari binyobeyeho mu kanya ndi kurangira abana hano tugusanze mu kazi kawe. Umuntu wenda wakwifuza no kugira ahantu ukorera wamurangira gute? Nuko nko warubarangiye ubundi birahagije hanyuma bura na telefone rero yaragakemuye abantu baba bafite nomero zanjye baraza hanyuma n'abatazifite wenda umuntu yaza kuzibagezaho nta kibazo ariko address ni ahangaha winjirira ahangaha muri umuryango wo kuri iyi restaurant hanyuma iri iruhande rwa MTN uyu muryango ukinjira gutya nyine uhita ubona ahantu hari imyenda myinshi. Okay aho ngaho niho tugusanze rero. Yes hanyuma wenda tudatinze ikintu cyanzinduye gitumye nkuzindukira ubushize twakoze ikiganiro ndetse abantu benshi barebye bakagira commentaire nyinshi zigera mu 180 ubu ngubu niba nibeshye bagenda batanga ibitekerezo bitandukanye kuri kiriya kiganiro rero harimo ibyaje biri negative ndetse abantu bagize makenga cyane ari n'abamamagaye kuri telefone nanjye nuko nawe baragwamagaye urumva ko ari byinshi turi bukosore cyangwa turi buvugeho amwe mu makenga rero ngira ngo wenda n'abantu bakibonye cyangwa se bari bakubonye gukurikirana ibikorwa byacu cyangwa se ibintu biganiro byacu ngira ngo bakiguyeho byanga bikunze ko ni ikiganiro kimwe mu biganiro byarebwe cyane twakoze ubu ngubu gifite ibihumbi bigera muri 26 gutyo ntago ari ibihumbi bikeya ku bantu tugitangira. Hanyuma ubuhamya watanze ku mubyeyi wagize gutya agahemukirwa n'umupasiteri urabyibuka
rero bamwe donc tugende dusubiza bamwe wenda bagiye bagira duti nta kibazo. ubwo uramfasha nawe abaguhaye feedback ku giti cyawe, nanjye arabagiye bavugisha, hari na comments ziri hano, byose turagenda tubihuriza hamwe, noneho abantu tubahe overview cyangwa se ukuri kwa nyako. Hanyuma ikintu cya mbere njyewe nshaka guheraho, nyuma y'uko utanze kiriya kiganiro, ese nyir'ubuhamya cyangwa se wa mushuti wawe, umubyeyi byabayeho kugeza ubu ngubu yarakibonye? menya ari nayo wakirebye bwa mbere. yarakibonye. Aha, niki yavuze? Commentaire yaguhaye niye? We nta gitunguranye, yarakibonye. Noneho kubera ko yari abizi, nta n'ikintu rwose nari mfite ubwoba, mvuga nti wasanga narengereye, nkavuga cyane, nkavuga byinshi, nkavuga nkanarabura, ariko yarambwira ati nta kintu bitwaye na kimwe, byagenze neza. Yego. Okay, byiza cyane. Hari benshi bari bafite impungenge y'uko nibimara kujya ahagaragara umutware we ashobora kuzabimenya. Bamara impungenge. Oya, umutware we ntabwo arabimenya kugeza na n'ubu, kuko nk'uko nabivuze, umutware nta nubwo akoresha imbuga nkoranyambaga. Reka da, nta nubwo rwose uwo mwanya yawubona bitewe n'akazi akora, ariko ibyo ari byo byose turacyarimo no kwiga n'uburyo tugomba kuzamufasha. Nkanjye njye nabonye n'abandi bantu bagiye bampamagara bambwira uburyo tugomba kubyigaho nk'abamama, nk'ababyeyi, ku buryo tuzafasha urwo rugo, kabone n'ubwo umugabo we yabimenya, ariko tugashaka uburyo tuba twamufasha bikazakemuka neza. Kuko nta rugo rutabamo ibibazo. Abantu rero kubera inama bagiye bangira, ndanabashimira. Harimo abanyiyunzeho, Imana ibaha umugisha, bambwira bati umwe akampa igitekerezo cy'undi, akampa igitekerezo kandi b'ababyeyi. Turacyari kubyigaho, ntabwo ari ibintu twahubukira, ariko umugabo we ntabwo arabimenya. Nawe we yumva nta kintu bimutwaye. Njye nari mfite n'ubwoba ko wenda pasiteri azahita amuhamagara akanamutera ubwoba. Kugeza ubu ngubu nta pasiteri aramuhamagara. Hanyuma ubwo hari n'andi makenga wenda abantu bagiye bagaragaza, bavuga ati se nibwo wenda ataba akoresha imbuga nkoranyambaga, ntihazabura abantu bashobora kuba babikeka, bakavuga ati wenda ruriya rugo tuzi ukuntu rubanye kuri, ushobora gusanga ari rwo utagiye kure. Njye ndavuga nti kereka abaye hari abandi bantu yabiganirije, ku buryo nimvuga ibi bimenyetso byabayeho, hari uwundi muntu uri buba abizi, akagenda wenda akabwira umugabo we ati wenda bimeze gutya na gutya. Ariko nkeka ko nawe bitewe n'ukuntu yabimbwiye, yaba yarivuyemo, nta wundi muntu yigeze abibwira, yabibwiye njyewe, kandi kubwo impamvu. Kuba rero nta wundi muntu uzi ibintu byamubayeho, n'ibyo bimenyetso ari byo mu rugo imbere, nta hantu byigeze bisohoka, ntabwo ari umuntu ukunda kuvugana n'abantu benshi rwose. Ibimenyetso navuze njye numva nta kintu bitwaye, ni ibyo umuntu azi ku giti cye, ntabwo ari ibintu byagaragariye amaso y'abantu benshi. Noneho ese byibuze nyuma y'uko umubyeyi wari wagusangije buriya buhamya, ndetse bikanaba ngombwa ko nabusangiza abantu benshi kugira ngo abeho ku mutima, kugira ngo abone ibitekerezo, hari ikintu byamumariye cyane. Rwose yarishimye, nta nubwo akiremerewe cyane nk'ukuntu byari bimeze mbere. Gusa yirirwa aseka, aba yasetse yapfuye, avuga ati baze ko abantu birirwa bavuga ngo ni ngewe. Yarampamagaye akibibona, sinzi, ngira ngo ni umuntu wa mbere wabishyizeho, arambwira ati ko ndi kubona bavuga ngo ni wowe, uri kwiyumva gute? Ndamubwira ati urumva ndi kwiyumva gute nyine, nta kibazo. N'ubundi kiri mu bibazo nenda kukubaza, kuko abantu benshi bagiye banabivuga muri commentaire, bavuga ati ubwo ni wowe n'ubundi byabayeho, twicishije ku ruhande kugira ngo wenda abantu ntabwo ari ngewe, kandi ngewe umugabo wanjye akoresha imbuga nkoranyambaga cyane, ku buryo nibeshye nkavuga n'ikimenyetso kimwe, naba namaze kuvuga ko ari ngewe, naba namaze kubyivuga, kandi ntakubeshye Jado. Ngewe nkurikije ukuntu nkunda umuryango, nkurikije ukuntu nkunda abantu ko basa n'ingo zabo, nkurikije ukuntu mba numva ingo z'abantu zaba zikomeye,
abaye ari nanjye numva hari icyo biri butange biri bufashe kuri sosiyete, abaye ari ngewe ni ukuri nabivuga, wenda nashaka izindi nzira mbinyuzamo nkabanza nkaganira n'umutware wanjye icyo kibazo nkagikemura iwanjye, kuko ntabwo wazana ikibazo kuri social media utarabanza kugikemura iwawe, icyo gihe cyakugiraho ingaruka zikomeye. Byaba ari ngombwa nkaza hano rwose nkavuga nti ni njye byabayeho, kuko nta kintu gitangaje kirimo, nta n'ikirenze. Ubwo tusubije komantere y'abantu harimo nka turi bamwe ari nawe yabivuze gutya avuga ngo cyangwa ni wowe byabayeho none ukaba urimo kubishyira ku bandi, kuki se nyirabyo atari waje kubyivugira. Harimo n'abandi witwa Yesu mwiza ngo iyi nkuru ngo wagira ngo ni iyawe, donc ni benshi bagiye babihurizaho. Icyo nabivugaho abo ngabo bo rero, urabona Jado, muri sosiyete tubamo harimo abantu ikintu cya mbere muri bo baba bumva babaho baca abandi intege, kabone n'ubwo wabakorera ibyiza bimeze gute ntibabibone, ahubwo bagashaka ikintu kibi akaba ari cyo bagira. Njye rero nkibona muri abo bantu naketse ko harimo na wa mupasiteri, uri kumva abantu bazanye izo comments ziri negative, kubera ko ikintu cya mbere abantu bagomba kumva message. Nta muntu nigeze mvuga izina rye, uri kumva. Ikindi cya kabiri navuze ko buri muntu wese ari umuntu, ntago ari igiti. Umuntu wese ni umuntu, ntago ari igiti, ntago ari Imana. Imana niyo ntungane ya mbere ibaho, niyo idakosa. Umuntu wese yakosa, yaba umusilamu, yaba umupasiteri, yaba donc umuntu uwo ari we wese. Icyo nge navugaga nuko abantu baza bitwaje ibyo bari byo bakagenda bahemukira abantu batakagombye kubikora. Nta n'ikindi kintu navuze kidasanzwe. Kandi rero ntakubeshye, nanjye iyo mbirebye mbona bitsekeje ngo ni wowe, ntabwo ari ngewe, kandi ari ngewe nanabivuga, kandi abaye ari nanjye njye numva mwakagombye kumva message kurusha uko mwumva ngo ni ngewe. Nyirabyo rero impamvu ataje kubyivugira nayo narabivuze. Abantu Jado, ikintu namaze kubona, abantu bakora comment burya kuri ibi biganiro byacu abenshi ntabwo ari babakunzi b'ibiganiro dukora, ni abantu ni babandi nyine bakunda byacitse. Ugasanga aravuze ati reka nkubiteho comment, ushobora no gusanga batanarebye n'ikiganiro ngo akirangize. Abantu bakunda byacitse bo ntacyo umuntu yabakoraho, kandi nabo ni beza, ntago wabanga kuko abantu ntago baba bateye kimwe, nta nubwo abantu bumva ibintu kimwe, ariko abaye ari nanjye numva nta kintu bitwaye. Urumva icya mbere ni uko ari message nabagejejeho, kandi ibyo mbabwira ni ukuri. Hanyuma reka dusubize muri rusange, ubwira abantu. Hari abantu bamwe nabonye bandika ngo iyi nkuru ngo ntago ari impamo, ngo niyo mwahimbye ngo kugira ngo mwamamaze, kugira ngo mutwike. Mu by'ukuri warabibonye iyo message, warayibonye. Nekereza ko bitewe n'uburyo twabonanye n'uburyo twahuye, ntago turi abantu tumenyeranye cyane ku buryo twari kwicara tugahimba inkuru nk'iyo, kandi nta nubwo nta n'ikintu gikomeye twamamaje ku buryo twavuga ngo nicyo cyatwicaje aho ngaho. Donc sobanurira abantu umuntu uvuga ko atari ukuri. Urakoze Jado. Mu by'ukuri wenda nubwo ntari nararibonye mu bintu by'itangazamakuru cyane, ariko wowe aka kazi ukabamo, ndetse navuga ko undusha n'ubu nararibonye, ariko ngiye nkurusha ubukuru, wowe uri mutoya. Iyi si turimo irimo abantu b'ingeri zitandukanye. Ari Steven nibwo igitangira, uri kumva. Nkurikije ukuntu nagiye nsoma biriya bintu, naje gusanga harimo ibyiciro by'abantu batandukanye. Why not? Niba utarigeze utekereza ko haba harimo n'abantu abanyeshyari, uri kumva, baza batanga izi comment kugira ngo bace n'abandi intege, kugira ngo bace abandi bantu bashobora kuzaza kuguha ikiganiro intege, abandi bantu bazaguha ibiganiro bisanzuye intege, usibye ko nge bitankoraho. Abo bantu barimo, uri kumva, baba bashaka kurwanya ibintu by'abantu. Abandi nabo harimo ba bantu baba bagendera mu kigare, bagendera ku byo abandi bavuze. Ko iyo umuntu akoze comment imwe undi akaza agakora indi nkayo, ni ukuvuga uwo nguwo waje bwa kabiri, uwa mbere wenda bafite target, ariko uwa kabiri we hari igihe uwa kabiri n'uwa gatatu n'uwa kane akenshi babikoreshwa n'iki, no kugendera mu kigare, cyangwa nabo wenda bafite objective nka ya yindi yo kugira ngo barwanye abantu. Ariko ni ukuri nababwira ko atari byo, kuko nkanjye ubwanjye ndiyizi,
nta kintu na kimwe mwakora ngo munce intege kubera ko ibyo mba ndi gukora mba mbizi ni umusanzu mba ndi gutanga kuri sosiyete ni umusanzu mba ndi gutanga ku miryango kugira ngo iyo mesaje itambuke abantu bavuga ngo hari n'uwo nabonye yanditse gusa imana imubabarire njye ntabwo namutuka nta n'ikintu kibi namwifuriza ngo akoresha imvugo zitari zo ngo umuswahilikazi ngo abaje gusebya abakirisitu ni benshi muri rusange turaza kukigarukaho kuza kukigaruka ku buryo bwimbitse donc iyo ni overview y'ikiganiro muri rusange niyo ngingo ntabwo twabura kuza kuyikomozaho gusa icyo nababwira ntago ufite ibintu byinshi byo gukora ntabwo waza wicare ngo urakoze cyane ubivuze neza rwose uje kubwira abantu ibintu by'ibinyoma donc turagenda tugera ku ngingo wenda zimwe nk'uko nabivuze zisa nkaho zabayopoza ariko kugira ngo tubasubize bamwe bakavuga ati se kuki umupasiteri mutamushyikiriza ribu ngo imufunge abandi bati se kuki mutamugeza mu itorero ngo bamuce cyangwa se bamenye ibye icyo nicyo babivugaho kuri icyo nacyo ngewe naragitekereje bitewe n'akababaro nari mfite wenda n'umujinya bitewe n'ibyo mugenzi wanjye yambwiye bikambabaza cyane ariko nanone burya ibintu byose nta guhubuka kubamo sibyo ushobora kugeza umuntu muri ribu we nta kibazo agahanwa ariko bikangiza ibintu byinshi noneho kurenza uko ubitekereza twe icyo twakoze ni ukubanza gushaka kwanza uburyo famiye isubirana uburyo ibyo abantu bangije bisanwa kandi bitagiye kure kuko bigiye kure urumva n'ubundi byamenyekana no kuri buri wese ugasanga ni bya bintu bita kwishyira hanze kandi bitafite icyo biri bugarura ahubwo ugasanga biragusenyeye kurushaho ikindi rero cy'itorero kumushyikiriza itorero ntabwo itorero rye ahantu riba tuhazi ahantu agira itorero ahantu umuntu yamurega nk'uko nabivuze bo kubera ko ngo yashakaga isekirite y'uriya mudamu bakoze amasengesho yabo nyine cyangwa se ubwo yari tageti ye njye icyo ntanazi ntanahamya ni uko niba ari na pasiteri nyine simbizi niba yaranamubeshye ntago mbizi njye mvuga ibyo mugenzi wanjye yambwiye kandi ntanga n'inama ubundi ni nayo tageti ikomeye ni ugutanga inama kugira ngo abantu ntibakajye bizera abantu cyane kuko buri muntu wese yakigerera ku mana tudatinze tubwire gatoya ku cyo watekereje ubwo bamwe badarengera ngo wari witwa Samu uyu musilamukazi uje kuvuga inkuru yabwiwe ni gatiki aha ntibitangaje kuza gusebya abapasitari umuyisilamu najye kubanza kwigisha ba shehe barongora abagore 4 cyangwa barenga ubu se koko irari ry'abashehe n'abapasita ugiye kurishyira ku munzani uri hejuru n'iri ugiye kurishyira ku munzani iri hejuru n'iri so ikigaragara siwe na ya comment yanditswe n'uwitwa Destiny Channel iyo wavuze mu kanya ngo uyu muswahilikazi wenda ndabona waje gusebya abarokore donc bivugeho tukatubivugeho niki watekereje niki wabwira abantu iyo sinanayirebye ngo ndebe ngo ni nande wayanditse ariko abo bandika bo nkabonaho ngo ni kanaka ngo TV ngo sinzi ngo TV bari icyo baba bashaka twese turakizi ntago bari abadutwarira umwanya turabashimira gusa kuko baba barebye ikiganiro naho rero uwo nguwo uvuga ati waje gusebya abarokore ubundi siko navuze pasiteri navuze niba ari pasiteri w'abarokore amadini yose uvanyemo isilamu bose bagira pasiteri cyokora n'abakatolike nabo bagira padiri ariko abadive bagira pasiteri abarokore sinzi bwo ni abarokore bagira pasiteri abaporoso bagira pasiteri ni benshi amadini menshi agira pasiteri none kuki yavuze se abarokore ahubwo abo bantu ntibampimbire ngewe navuze pasiteri nk'uko nabwiwe nyine ko nawe yitambuye kuri uwo mudamu amubwira ko ari pasiteri ikindi rero cyo kuvuga ngo naje kuvuga iby'abandi usebya abakirisitu oya ntabwo nsebya abakirisitu pe abakirisitu turabana abakirisitu twabavukiyemo abakirisitu ni bene wacu abakirisitu ni abavandimwe abakirisitu
ntabwo ngiye naza kubasebya ariko se usibye wenda abantu basubiza batatekereje ni ubwa mbere baba bumvise ikibazo nk'icyo ngicyo koko giturutse kuri ngewe Sauda. Navuga ko abantu haba harimo no kurengera cyangwa se n'ibyo bya bindi byo gukabya inkuru no gushaka kugira ngo bace abantu intege, ariko twebwe ibyo dukora tuba tubizi. Niba nafashe umwanzuro wo kuvuga ni reka ngire abantu inama, ntange message ishobora gufasha abantu, hari abo yafashije kandi banampaye bananshimiye barambwira bati warakoze. Uri kubyumva? No muri comment yewe uri kumva, ngewe ntabwo nsebya abantu kandi ntabwo naceceka ibintu ngo kugira ngo abantu batabona ibintu gutya, kuko ndabizi ko abantu bose ntabwo babona ibintu kimwe. Ndeka nanone mvuge ku byo by'umushehe, kuba ngo irari ry'abashehe ngo no kurongora abagore 4. Twebwe Isilamu igira amategeko igenderaho. Ni ukuri ko Imana nge na perefera umuntu ushobora kuvuga ngo ndarongora abagore 4 mbashyire hariya ku mugaragaro, mbe mbizi yuko mfite mukeba wanjye na mukeba wanjye kugeza ku bagore 4, kurusha uko umugabo wanjye yazajya agenda agacengera ahandi mu ibanga, akagenda agafata 100,000 akagenda akabihereza uyu, agafata 200,000 akagenda akabihereza uriya. Uko agiye mu ibanga ni nako azagenda araruza ibintu by'ibirwara bitandukanye akabinzanira mu rugo, kandi ngewe nari nzi ngo ni umuntu muzima, ntago ajya asambana cyangwa se ni intungane. Nta ntungane ibaho, n'abatabikora ubwo nyine ntago ari ingeso yabo, ariko abashehe bagira uko bagenda. Uwumva nawe yarahemukiwe n'abashehe, nawe wenda kumva ko hari umushehe wakoze ikintu nk'icyo ngicyo, azajya hariya ku itangazamakuru avuga ati abasilamu n'abashehe ni abantu bakora ibi ngibi, umushehe yarampemukiye, ngewe navuze inkuru yabayeho kugira ngo ishobore gufasha abandi ndetse n'ababikora nabo bikosore, kuko ibyo bintu bibaho kandi cyane. Yes. Bivuze neza. Donc niyo umushehe yanabikora ni mu mategeko birabimwemerera mu myemerere ye, mu myemerere y'idini. Twebwe umusilamu yemewe kurongora kugeza ku mugore wa 4 bitewe nuko itegeko ryabimwemereye. Utabarongora si uko abatabashoboye, ugira irari nawe ntabwo hari n'uwarenza na 5 kubw'uko ateye nyine, kubw'uko agize iyo mico y'irari nyine. Umusilamu afite irari, umukristo yagira irari, nta muntu n'umwe utagira irari, uwo ari we wese yarigira. Ntabwo abantu bateye kimwe. Hari n'umuntu utajya usenga no mu idini na rimwe, ariko akaba azi indangagaciro yiyubaha ku buryo nicyo kintu adashobora kugikora, kandi atavuga ngo hari idini ryabimbujije. Icyo kintu cyaba ari nka discrimination mu madini. Ntekereza ko n'umuntu watekereje ibyo bintu biri negatifu ntabwo byubaka, kuko ngenda umukristo naguhaye mikoro, donc ntaguhaye mikoro se wabivugira he? Ntabwo nanjye nasebya abakristo kimwe nuko nawe uri umusilamu tukuganira. Iyo discrimination y'amadini nta kintu ivuze na n'ikintu donc n'abantu jado nabo bantu nyine ndi kukubwira baba bashaka ikintu icyo ari cyo cyose bakora kugira ngo bace umuntu intege bakoresheje nyine imvugo, ariko ntabwo ari byo. N'ikintu kiba muri societe, sibyo ko ngenda cyapresiya, ntabwo sinyapresiya. Yego mu by'ukuri twisanze ku isi, dusanze mu madini atandukanye, hari abakristo, hari abayisilamu, hari no mu bakristo nabo bagiye batandukanye, hari uwo muri ADPR, hari uwo mu bakatolike, hari uwo divin. Ugasanga nk'umuntu umve buriya ngewe wenda nk'abona ari nka bariya, ugasanga nk'umuntu w'umu ADPR wenda ntabwo wamushyingira umuyisilamu, kandi mu by'ukuri wenda yamukunze mu buryo busanzwe. Twese turi abantu, twakwiye kuba sinzi icyo kintu wakivuga. Urumva bikomoka nkaho hose n'izi comment tuba turi kubona z'abantu, ko ngiye iyo umuntu akoze comment niyo naba ntamuzi mpita numva ibitekerezo by'ahantu bigarukira. Uri kumva, hari umuntu uba ukennye mu bitekerezo ku buryo we yumva rwose igihe cyose muri we hahora ibintu biri negatifu. Ni ukuvuga rero buriya urukundo cyane cyane nirwo rwubaka. Umwana wanjye yakunze umuntu, yamukunze pe, ikintu nge nzubaha ni urwo rukundo rwabo. Noneho icyo ngomba gukora ni ukubahagarara hagati, ngira ngo mbagire inama y'uburyo bakora icyiza, kwiyunga, guhuza. Nibiba ngombwa bakemera ko bari busezeranire muri iri dini, bagasezeranira muri ririya, kuko twese tuba twaravutse mu madini tukayisangamo. Nta muntu uba warakuze ngo avuge ngo mpisemo aha ngaha cyangwa mpisemo aha, ku buryo yumva ko byanarangira byangije ubuzima bw'umuntu. Ni icyo ngicyo nge nabivugaho, nta birenze. Birashoboka ko washyingira umukristo umwana wanjye? Usibye ko wenda nta nabeshya ngo akenshi iyo nge nakuze
cyangwa se mu rugo famiye turi abayisilamu n'urugero usanga inshuti zacu abo tugenderanira abo duhura abenshi nyine ku buryo na wa mwana kubera aba yarakuze yiyumvamo rya dini usanga we ubwe ku giti cye abo bahura cyangwa se abo yumva yaprefera gushingiranwa nabo ari abo bahuje idini ariko baritandukanyije ni ukuri nabanza nkagerageza uburyo wenda habaho kubagira inama niba uwo muntu yakwemera iryo dini none se ko ushobora kutamushyingira akijyana ntumushyingire akagenda noneho akagenda abuze amahoro akagenda yumva ko ari igicibwa njye namushyingira iyo biza kuba ngombwa ko umutware wawe aza kuba umukristo wowe wari kumwemera umutware wanjye reka nkubwire rero iyo uzayigire topic noneho ngo sitori irambuye ku by'icyo kibazo umbajije njye rwose pe urabitwemereye kuko njyewe ubusilamu bwanjye n'umugabo wanjye uburyo twahuye ni sitori ukwayo nayo ni sitori iryoshye kandi irimo ibyo bintu byose kandi irimo inyigisho nziza mu by'ukuri ikubiyemo ibyo bintu byose ni ibintu biri muri sosiyete yacu cyane cyane ya kinyafurika nyine wenda no mu bazungu bihari si adono ariko mu by'ukuri amadini hajya hazamo ikintu kimeze nka discrimination abayisilamu ukwabo abaki ukwabo abarokore ukwabo ugasanga umurokore ntashaka gushyingira umuyisilamu ntibishoboka ugasanga umuyisilamu ntiyashyingirwa umukristo umurokore nyine ugasanga twari abantu twari sosiyete imwe nk'abanyarwanda ariko noneho hari imiryango itakibasha gushyingirana kubera idini nkumva iyo topic mu by'ukuri sawa uzanyemeye nawe tuyigarukeho wenda n'abantu baduha ibitekerezo ese bo babyumva gute ese bumva ari byo ese bumva atari ukwitandukanya bicingiye nyine bazanabihuze uri kumva nabo rwose tutagenda kure unanabihuje bitandukaniye hese n'ubukoroni n'ubundi tukirimo n'ukuri n'ubukoroni uri kubyumva njye niko mbyumva ariko n'abandi bafite uko babyumva ariko niba uri umuyisilamu udukurikiye muri kano kanya ukaba utashyingirwa umukristo kandi twese turi abanyarwanda nyine ahanganye niba abantu njye nkunda kwita cyane cyangwa se gufatira urugero ku bakristo bose muri rusange reka ntibakazajya banyura ukuri ku ruhande niba abakristo bahujwe n'uko bose bemera Jesus noneho bagahuzwa n'igitabo cya Bible urumva hanyuma ahubwo ibyo bintu bibiri ntibihagije si byo bintu by'ingenzi abantu bakagombye kuba bahurizaho bose bakitwa bamwe ariko uzariho amacakubiri abamo umudive n'umurokore bararwana barahangana agahangana n'umuproso nuko niyo mpamvu nyine amadini agenda avuka bamwe biprotesta bavuga ati tuvuyemo dushinze iryacu ugasanga nko mu Rwanda dufite nk'amadini arenga 1000 ibyo bintu ni isomo nibyo bakagombye gutekerezaho rero nubwo rero nuko ukuntu nyine batajya kugira gute bahuze n'ibitekerezo byabo ntago bihuye ni nayo mpamvu ngiye ntacibwa intege na komenti zanyu icyo nifuriza Jado no gutera imbere Iris TV no gutera imbere hanyuma rwose ahubwo mbwira n'abandi bantu bumva batinyuka gutanga ibiganiro bishobora kubaka sosiyete bashobore kubitanga hanyuma abo ngabo baba bafite ubwoba yuko tuvuga njye ntekereza ko akenshi ari abo bantu baba bafite izo ngeso baba bashaka ko zitajya hanze batera ubwoba abandi ntabwo twabura kubivuga tuba tuvuga ukuri ngaho nguko rero ngira ngo ibyo ni bimwe by'ingenzi byatugenzaga gusa mbabwira yuko ikiganiro wenda yatanze ku batarabashije kukibona twari twaragarutse ku mupasiteri wagerageje guca inzira navuga yuko zijijishije cyane kugira ngo abashe kuba yakwigarurira umugore w'abandi situzi niba aricyo yaragamije cyangwa se ari ryaje nk'umupasiteri kugeza ubu ngubu ntituzi ibyo ari byo ariko ese sawa ari gahunda ikurikiye niyihe nyuma y'uko wenda ikiganiro kigiye hanze wenda umubyeyi yarabohotse ariko umutware ntabwo aramenya uko bimeze nuko aracyari muri rwa rungabangaba ese urutekereza ko azakurikiraho iki nibyo nahoze nkubwirana mbere twe dufite iyindi gahunda nagize amahirwe mu kiganiro natanze bifite akamaro mu kiganiro natanze nabonye abamama babiri b'inshuti bamaze kuba babiri harimo muri Burundi harimo n'undi uri mu Rwanda
yambwiye yuko tuzafatanya kugira ngo dushake umuti cyangwa se dushake inama tubanze tubitekerezeho dushake umuti w'ikibazo cya ruriya rugo cyane cyane ko ni abantu banjye kandi ndumva bizagenda neza. Hari ibyo turi gupanga n'ibicamo ubwo rwose nzanakubwira. abantu rero bifuza ko bagira uruhare mu kuba wenda baguha ibitekerezo bashobora no guca kuri link iri hano hasi. Ufite nawe urubuga rwawe, ufite chaîne yawe Umurimbo TV, link iri hano hasi bashobora kuba bayinyuraho bakinjira iwawe bakabona contact, bakabona uburyo bakuvugisha. Oya no kuri no video uze kwipininga. Okay, turayishyiraho. Yes. Noneho mu by'ukuri we nta donc we urumva nawe usibye ibyo muri gutekereza mwamufasha ariko we muraganira. Nge turaganira. We yumva atekereza iki, wumva we icyo ari atekereza kuba yakora kugira ngo ahageze ubu ngubu kubera yuko kuva namuganira cyo kora yarambwiye ati nishimiye kuba naratinyutse nkavuga nkabikubwira ati kuko kuva mbikubwiye noneho no kuva warabivuze mu itangazamakuru ati ikintu cya mbere byamfashije ni ukumva yuko uriya muntu azabyumva ko ngo ni umuntu w'umusirimu ntabwo muzi, ni umuntu nyine w'umupasiteri ariko ngo w'umusirimu kwa kandi benshi usanga bakurikirana imbuga nkoranyambaga bakurikirana bene ibi biganiro. Aravuga ati buriya rero nawe wasanga yarakibonye nubwo nta kintu turabivuganaho ati icyo nifuzaga no kugira ngo amenye ukuntu mbangamiwe kuko njye kubimwibwirira ngo abyumve ubwabyo sinari mbishoboye kandi numvaga nyine mboshywe. Na n'ubu rero ubwo iyo tukomeje tuvugana nkomeza mubwira nti komera ureke biriya bintu wumve ko nta kintu bitwaye, wumve yuko nta kintu bizagutwara, wumve yuko ayo masengesho bavuga ngo gusenga inshuro 10 usenga mu buryo wabwiwe atari bwo, ahubwo wowe nk'umuntu usanzwe wemera Imana ugomba gutakambira Imana yawe cyane ikaguha n'ibisubizo by'ibibazo byose uri kwibaza cyangwa wajya kubaza abandi. Hanyuma ameze neza, aracyafite gusa impungenge imwe yonyine y'ukuntu wenda umugabo we bazabana yumva hari icyo yamuhishe yibaza ati naramuka bimenye bizamera gute. Ubwo rero nibyo ngibyo tukirimo turacyamukomeza ariko rero buriya abantu tubereyeho gufashanya. Ni nayo mpamvu naje hano nkavuga iby'abandi, ntago inkuru zirangirira kuri njyewe gusa, ntago inkuru zirangirira kuri wowe gusa. Ushobora kumva inkuru y'undi muntu kumva ubuze icyo wamufasha aho kugira ngo ugende ujye ku ruhande ujye kumuvuga mu bantu batari bugire n'icyo babifashaho. Nubwira umuntu mu ibanga nawe hano kuko uhura n'abantu bafite ibitekerezo bitandukanye kandi byagutse, hakaba bamwe none se reka nkubaze Jado, niba njya hano nkavuga kuri Iris TV umuntu akaza akakubitaho nko comment ngo kuki waje kuvuga iby'abandi, ubwo ibaze noneho musanze nko muri quartier tubigize ibanga akaba ari we ngiye kubwira ukuntu yambwira uriya ni indaya n'ibiki ugasanga nanjye wenda nkizemo imbaraga nke zo kuba namufasha. Ariko njye ibitekerezo by'abantu bareba itangazamakuru ndabishyigikira. Nanjye ndi umuntu mukuru ngenda ndeba icyo uvuze icyo uri yavuze icyo uri bumpamagara ambwira hanyuma byose nkaza kurebamo umuzima akaba ari we dufatanya ko mberurire n'ikibazo cya mbere cyaba gikemuwe n'abantu ntanazi kuko burya inshuti kurutira n'umuvandimwe niko bajya bavuga. Byari byo byose cyo ko umuvandimwe ni ikindi kintu ni amaraso y'umuntu ariko umuvandimwe ashobora kuba nta kintu yagufasha, inshuti ikaza ikagufasha ikintu gikomeye cyane kandi wari wananiwe gufashwa n'umuvandimwe. Okay. Nuko nguko rero ibintu bimeze icyo no kumva ibitekerezo nawe akabohoka ndetse kugira ngo ibyo bitekerezo mutanga bibe byava nk'umuti kandi mwumva ko bifite icyerekezo. Nawe n'abamamaga bavuga ati se ibyo bintu mu by'ukuri ati mwari mukwiye kubanza kwicara mukareba niba wenda bitagira igice kimwe cya sosiyete bikoraho. Wabisobanuye nta dini wamentioninze, mbese nta gice cye cyose cya religion reka mbivuge gutyo twigize twibasira cyangwa se tuvugaho. Ni ukuri batubabarire, nta muntu twakwibasira, nta gahunda yo gusebya abantu ngira. Ni nayo mpamvu akenshi iyo mvuga ibyanjye nkavuga n'iby'abantu banjye nyine uwo muntu ni umuntu wanjye aba yanyemereye tuba twabiganiriyeho. Ntago njya nseba abandi.
Okay. Mm. Yes. Nyuma y'ibyo wenda ikigaragara ni ibintu bibaho mu buzima busanzwe. Iyo ni urugero rumwe wenda twabonye, hari n'abagiye babona izindi ngero mu bindi bitangazamakuru. Yego. Ese nta bigize wenda baguha nawe izindi messages zikwereka izindi ngero z'ibyagiye bibabaho muri ubwo buryo si bagahemukirwa ubwa mbere naba mbikubwiye, si n'ubwa kabiri. Njyewe ubu mfite ingero nyinshi z'abantu bambwira n'ibintu birenze n'ibyo ngibyo, ndetse ntanakubeshya. Wenda turi kuvuga ku bapasiteri, ye baba we, tuvuze iby'abapasiteri ndetse n'abo bashehe bose nyine tukabivuga ibyo tugiye tuzi, byaba ari byinshi cyane. Ariko hari ibiba byaje bikarenga. Niyo mpamvu hari rero n'ibyo tuba navuze udafite uburenganzira bwo kuvuga. cyane n'ibyo ngibyo navuga. Niyo mpamvu rero navuze nti nta muntu ubaho wumva ko ari igiti. Nta muntu ngewe ushobora kunshuka ngo tugirane nyine ubushuti bw'ibanga bwimbitse tuzajya duhuriramo ahantu, ngewe nawe turi ndi igitsina gore uri igitsina gabo, tujye duhurira ahantu ngo turimo ngo naje gushaka Imana. Oya, ntago, kuko njye ndabizi ko umuntu yambaye umubiri byose biba bishoboka, uko waba utunganye kose umubiri ni umunyantege nke. Okay. Ari wenda nushobora kwita yibaza se kubera iki ari wowe babwira izo comments, kubera iki baha izo message, byaturutse gusa byaje gute? Byaturutse ku kiganiro nakoze ahanini, ariko n'ubundi ubusanzwe wenda abantu banzi bo barabizi. Hari igihe kugira impano cyangwa se kugirirwa icyizere ntabwo ari ibintu umuntu yihitiramo. Hari igihe bikubaho nawe ukajya uyoberwa n'aho bituruka. Abantu benshi bakunda kungirira icyizere, bakambwira amabanga menshi, wenda buriya hari icyo njya mbafasha, nicyo navuga. Hanyuma rero ku rundi ruhande rukurikiyeho, nyuma y'uko ngirirwa icyo cyizere n'abantu, nyuma y'uko nikoreye ibintu by'abantu byinshi kandi ntabwo mbyikoreye, ntabwo bimvuna, kuko mba nagerageje uko nshoboye nkabaha inama zanjye kandi nkabona ziranabafasha. Hari na kiriya kiganiro nakoze ku isimbi. Kiriya kiganiro nakoze ku isimbi, hari abantu bampamagaye bambwira bati urakoze, uraturuhuye. Sibyo? Niba ushobora kubana n'inshuti zawe ugasanga umuntu wari wizeye inshuti magara utanamukeka, utanashobora no gukeka ko yaguhemukira, niwe wa mbere. Ahubwo nicyo kibazo ufite kiguhemukira, nicyo kibazo ufite kiguteza ibibazo byose ufite, kandi ku buryo udashobora no kurabukwa. Uri kubyumva? Umuntu akagucamo, akakuzonga, akakuzengereza, akakwinjira mu mubiri wowe ubwawe ntubimenye, udashobora no kumukeka, kugeza aho neza neza ageze hafi yo kukurangiza, kugeza aho ugeze aho wumva wibuze, ariko ukarangwa n'ikintu cyitwa gukomera no kwihangana. Uburibwe bwose ukabucamo ugakomera, ntiwemere ko urugo rwawe rusenyuka, ukababara, ukarusigasira, ukarufunga, ukarukomeza. Hari abandi benshi bambwiraga bati urakoze. Ibi bintu n'abantu babibonye, umubare munini w'abantu bambwiye yuko ibi bintu navuze byababayeho. Abenshi bakambwira bati njye rwarasenyutse, maze imyaka 7, ubu ngubu narihebye, maze imyaka 11, maze imyaka 5. Abenshi rero nibo bambwiye bati ye baba we, byari bigeze kuri finale. Harimo abo mu Rwanda, harimo nabo mu bihugu byo hanze, benshi bakanganiriza bakambwira bati warakoze, tujye tukomeza tuganire. Twakoze urubuga rwa WhatsApp abantu bagomba kujya baganiriraho, b'abadamu bagakomezanya. Turarufite, tukaganira, tugakomezanya, tukumva aho bipfira, kuko hari igihe bipfa amakosa ari ayawe ntubimenye, biterwa n'inama mbi wumva, biterwa no kutemera kugirwa inama. Nanone byose mugahana amayide, mbese tuhana amayide, kandi mbona bikomeye, bimeze neza, turaryohewe. Uba ubona ko hari intambwe. Ngewe hari abangira inama, nanjye hari abo ngira inama. Abantu bose burya mu buzima no gufashanya. Yes. Mu by'ukuri kugira umuryango no kuwusigasira no kuwurambamo no kuwurambana ntabwo ari ikintu cyoroshye. Niyo mpamvu turemuwaye possible, ibishoboka byose wabikora kugira ngo uzagire umuryango mwiza. Iyi nama ukazumva, ukagerageza nawe gushyira mu
ni byinshi mbese. byinshi. Sauda rero mubona donc bikomeje ikiganiro tinakoze wenda hari abatagize amahirwe yo kukibona ku Isimbi TV niho cyanyuze. Donc nawe umushuti wawe wa hafi yaragusenyeye niyo byose byaturutse. Reka rero wenda tugende tugana ku musozi. Nyakeza ko ibyamatsiko byinshi wenda nifuza kukubaza wagiye ugerageza kubidusubiza uko bikwiye. Reka tugushimire cyane. Ndetse n'inkunga uba watanze, ibitekerezo wahaye abantu, ubwo buhamya wabahaye abantu, ntekereza ko ari abantu benshi baba biri gufashe, byagiye bifasha cyane pe. by'agaciro cyane. Ni igikorwa cy'ubutwari ngira ngo rwose nshimira n'abantu bagushimiye gukora icyo kintu. Nanjye ndabashimira cyane cyane. Imana ibaha umugisha. Yes, by the way bazi bakubere n'umukiriya, ufite ibintu byiza hano. Hari kubiyemo ibintu byinshi bitandukanye. Ukibivuga aho ngaho baze bambere n'umukiriya. Nibuka ko hari uwavuze ngo ibyo ngibyo ngo ni publicité, ngo iyo cano ngo ni iyawe, ngo ahubwo ngo urimo kuyikorera publicité. Waretse se nkakora publicité ahubwo noneho bakabibona. Ariko publicité abantu bazi icyo ari cyo. Publicité se niyo nkuru nayikura hehe mwakabyaramo. Ariko rero ubwo mbaye nanabishobora guhimba iriya nkuru nabyo ubwabyo babinyubahira kuko naba ndi umuhanga. Yaba ari impano. Ubwo yaba ari impano twaba turi abahanga neza ukabasha no kwitanga nka kuri. Yaba ari impano ubwo naba ndi umuhanzi nanjye nyine naba ndi umuhanga ushobora kuvuga story kaba, ariko ntago ari byo bavandimwe inshuti abantu. Hari n'akandi kantu buriya abantu bakurikira imbuga nkoranyambaga nabo maze kubamenya n'abantu bakunda byacitse nabo. Urumva hari abavugaga ngo kubera iki nyirayo ataza ngo ayivugire kugira ngo nawe bizamuzane baze bamubone hano babone uko bamubwira ngo ngo ubishyize hanze. Hari n'abandi bavugaga ngo pasiteri ngo muzamuzane hano. Ibyo ngo cyangwa hari n'igihe umudamu aza akavuga inkuru ye ukabona abantu barimo kuvuga ngo azazane ngo umugabo we ngo aze ngo nawe ngo abivuge. Mushaka ko tubaha inkuru namwe twarabamenye murabikunda, ahubwo nuko hari igihe bibarenga mukadusebya, ariko ntago biba ari byo. Mujye mubireka tujye dushyigikirana aho biri ngombwa. Niwumva ushaka gutanga inama nziza uyitange, niwumva nta kintu cyiza ufite cyo gutanga wirebera ikiganiro uvuga uti uyu muntu uyu ntambeshye, ufate nomero zacu duhamagare kuko ntago watubura uko byagenda kose, utubwire uti ibi bintu koko nibyo, aho kugira ngo ujye guhamya ibintu utazi neza. Ngaho nuko bimeze rero, turi kugana ku musozo w'ikiganiro cyacu ndetse icyatuzinduye uyu munsi. Ariko tugomeza tunashyigikirana ibikorwa byawe. Hari ibiganiro wateguye ugeza kuri chaîne yawe Umurimbo TV, abantu bashobora kubibona, bashobora kandi no kuwanamugani gushira amatsiko ukamubaza se bimeze bite, nukuri ukamuha ibitekerezo. Nimero ye iraho hasi, ushobora no kumusura muri Chic Building, niho bakorera, aho bakorera batanga imyambaro itandukanye, imyambaro ibintu byerekeranye na makeup, ibintu by'ubwiza, imirimbo, mbese muri make imirimbo hafi ya yose. Ngiye mashaka abagore bazi kurimba, abagore basa neza. Ni nayo mpamvu usanga no kuri cano yanjye ibyo bintu byibandaho, ariko nkibanda nanone ko ibintu byerekeranye no guteka narabikubwiye. Guteka urumva abantu bose burya kugira ngo umuntu agire fresher ase neza bibanziriza mu nda. Ukarya, kandi iyo wariye ibiryo bibishye vraiment ntago wabikunda, umera nk'utariye ukajya guhiga aho abandi bateka, kandi nawe ubwawe ufite ibiryo binarenze babandi, ahubwo ufite ikibazo cyo kutamenya kubiteka. Mu buryo rero bwo kugira ngo nkore biriya biganiro byigisha guteka jado, harimo no gushyigikira umuryango nyine, kugira ngo abantu abadamu bajye bamenya guteka, abasore wenda b'abasiribateri cyangwa se n'abagabo b'abasiribateri, kuko abantu basigaye baba mu buzima butandukanye. Umugabo ashobora kuva ahangaha akava iwe mu rugo kubera impamvu z'akazi, akagenda akaba mu kindi gihugu, akaba cyangwa se mu kandi gace, atazajya ahura n'uwo mudamu we ngo amutekere adafite n'umukozi. Iyo arebye Umurimbo TV rero amenya uburyo azajya yitekera kandi agateka ibiryo biryoshye. Umusiribateri, abakobwa bashyingirwa bataramenya guteka cyangwa se nabo ubwabo bitekera, kandi ariko ikarusho kurusha ibindi bintu byose ni ugutekera umugabo ibiryo biryoshye, ni ukugaragara neza imbere y'umugabo, ni ukugira umucyo, ni ukwisiga amavuta meza. Amavuta meza asahenze gusa, amavuta meza no kumenya uburyo bwo kwisiga no kwambara, ukamenya uburyo utwenda uri butwambare tutahenze ariko twiza dusa neza. Ni ukuyumvamo nyine ko hari icyo uriho nyine
kandi hari icyo ubereyeho. Yes. Yego. Ibyo rero nibyo bituma n'umuryango rwose ukomera. Ukomera. Uzi umugabo kujya kurya ahandi akumva birabishye, akumva Kujya agaruka kurya kurya mu rugo. iwawe akumva birabishye, ejo wategura akabyanga kubirya, hanyuma ukabona akozemo nka rimwe buriya ngo abagabo ngo ntabwo bavuga ngo ibiryo birabishye, arihagana akihagararaho. Urumva ari ibiryo yarangiza biryoshye ahandi, agaruka mu rugo agasanga wapi, bituma kenshi agira n'uzo kurya hanze. ya mafaranga yakazanye agakemura ibibazo n'ibiki byose ugasanga ari kubungira resitora ziteka neza kugira ngo abashe kurya amererwe neza. Mu bintu bikomeye bibiri bigize umugabo kugira ngo abe umugabo uhamye wubatse urugo rwiza by'ingenzi, kimwe muri byo harimo no kurya neza cyane. Urumva ko ibyo kuganiraho byo ni byinshi. Turagira tureba ibikenewe ibiri ngombwa, niba nitubona umwanya tuganire tungurane ibitekerezo. Reka rero mushimire cyane, akoze cyane ikiganiro n'umwanya waduhaye, tukuri kunakora akazi rwose. Umva kandi nubwo wenda nabivuze nshobora kuba nabivuze nabi, ntabwo ncuruza imyenda y'abagore gusa, ntabwo nambika abagore gusa, reka da n'abagabo ndabambika. Ubwo wenda baraza kugenda babibona, n'abagabo ndabambika, bafite amashati meza, ibintu bikorerwa hano iwacu, ibintu bikorwa muri Afurika, imyenda ya made in Rwanda n'ibindi bintu byose ndabambika. Ndetse umuntu ushatse na kositime yo mu ruhe rwego wampamagara ukambwira uti amakomande nkagukora kositime nziza cyane, n'ibindi bintu bigiye bitandukanye. Mwakoze nawe ndabashimira cyane. murakoze cyane Sauda. Murakoze cyane. Gusa akandi kantu nakibutsa abantu nuko akandi wenda ntareka kuvuga, nubona umuntu ari guca ku mbuga nkoranyambaga nk'uku nguku njye mbikora, nanjye ibyo ari byo byose ntekereza ko ari impano, ni impano yanjye iba iri ku mata ati gira icyo utanga ku bantu, gira icyo ubwira abantu, gira icyo uvuga kugira ngo bifashe abantu, kandi nanashimira Imana ko bijya biba. Hanyuma rero abantu ntibakabibone ngo babibone mu kundi, nta kindi kintu kiba kigenza abantu, ntabwo dusebanya, ahubwo tuba dushaka kugira ngo twunge abantu, twungurane ibitekerezo. Niba namwe mufite n'ibindi kabisa, mujye mutinyuka, mwegera abantu nk'aba ngaba b'abanyamakuru baba bashobora kubumva. Ni nayo mpamvu wenda ntabinyuza ku Murimbo TV, bishobora no kubinyuza no ku bandi kugira ngo bigere kure. Kuko nanjye mfite channel nakicaraho nkavuga nti mbere ya kamera zanjye nkavuga nti bimeze gutya na gutya gutya na gutya gutya na gutya, ariko kuko mba mbona ibi bintu byankozeho mba ngira ngo bigere no ku bandi. Murakoze cyane, Imana ibahe umugisha. Murakoze cyane.